Shalom shalom bakristo bene data dufatanyije urugendo rugana mu ijuru, umwami w'amahoro nahimbazwe. Aha ndagira ngo twongere tuganire kandi tunibukiranye ku ijambo duheruka kwiga ubushize twize ku ijambo rivuga ngo Yesu Kristo niwe tangira rya byose, niwe Alpha na Omega. Tumaze kumenya yuko rero ariwe tangira rya byose akaba n'umuremyi wacu, none niki dufite kuba twakora? Ntabwo yabaye umuremyi wacu gusa ngo abe itangira rya byose gusa, ahubwo hanyuma y'uko umuntu amaze gucumura akava mu bwiza Imana yari yamuremyemo, Yesu Kristo yemeye kumucungura. Rero tugiye kureba Yesu Kristo niki adusaba, twe dufite kugira ihe nyifato kugira ngo Yesu Kristo icyo yadukoreye tutaza gusa nkaho tutagishyikira. Rero mureke twubahe Imana dusenge mbere yuko twiga ijambo. Uwera wa Isirayeli, igitare cy'amahanga, nushimwe, ukugira neza n'imbabazi byawe ku bugingo bwacu bihora biteka ryose. Ni ukuri ijuru niryo waduhamagariye, kandi ubugingo nibyo Yesu Kristo we muremyi wacu utwifuzaho. Ngwino ubane natwe muri byose dusomera ijambo, ritubere impamba n'urwego dukomeza tukureho tugana iwawe mu ijuru. Mu izina rya Yesu Kristo mbisenze nizeye, amen. Twihuse bakristo bene data, tumaze kumenya yuko Yesu Kristo ariwe tangira rya byose kandi akaba ari we muremyi wa byose, niki dufite gukora? Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo mu gihe yazaga hano mu isi aje gucungura umuntu wari waracumuye, Yesu Kristo niwe wari uzi aho ava n'aho ajya. Yaravuze ati ndava kwa data, Mana nishimwe. Kandi arongera aravuga ngo nta wundi wigeze ubona Imana uretse umwana w'umuntu wenyine, ni Yesu Kristo wivugaga. Bivuze ngo yarazi aho ava akamenya n'iyajya. Imana nishimwe. Rero icyo turahamagarwa kugira ngo tujye dukora icyo atubwiye. Imana nishimwe. Ubu ngubu Yesu Kristo atuganiriza biciye mu mwuka wera w'Imana, ariyo wo mwuka wera twahawe. Imana nishimwe. Yesu Kristo yigeze abwira abigishwa be, arababwira ngo umunsi umwuka wera azabazaho, yewe azabayobora mu kuri kose, azabamara ubwoba, azabigisha yewe n'ibyo ntabasha kubigisha uyu mwanya. Yongeraho ikintu gikomeye, aravuga ngo umwuka wera ntabwo azigera avuga ku bwe, azafata ku bya Yesu Kristo. Ngo umwuka wera ari ahangaha atuyobora mu kuri kose, ntabwo avuga ku bwe, ahubwo afata ku bya Yesu Kristo akaba ari byo atubwira. None ibyo dukora ahangaha mu buzima bwacu, Yesu Kristo niba tumwizera ko ari umwami n'umukiza wacu, ese icyo adusaba gukora turagikora? Mariya ati icyo ababwira mu gikore. Mu bukwe bw'i Kana ibintu byari byagenze nabi, ariko baza kugirirwa umugisha yuko Yesu Kristo atashye ubukwe. Ariko Mariya aza kubwira Yesu ngo yewe nyaboneka uwafashije aba bantu ko ubukwe bwagenze nabi. Yesu Kristo aza gusubiza Mariya, aramubwira ngo mubyeyi, ibi bintu tugendanyemo dute? Ariko Mariya ahita abwira abahereza ngo icyo ababwira mu gikore. Tubona ubukwe bw'i Kana ko bwagenze, bakoze icyo Yesu Kristo ababwiye kandi bigenda neza. Rero natwe icyo duhamagarirwa ni uko dukwiye kwibuka umuremyi wacu, icyo atubwira tukagikora. Imana nishimwe. Ahangaha muri Matayo igice cyaho cya 11 umurongo waho 29 baratubwiye 29 Yesu Kristo we arivuga. Imana nishimwe. Ku murongo waho 28 Yesu Kristo wararadekara bati ndi umuremyi wanyu, ariko rero nanone niba ndi umuremyi wanyu mukaba murushye muremerewe, nimuze mbaruhure. Ku murongo wa 28 mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Mana nishimwe. Abarushye n'abaremerewe ngo nidusange Yesu Kristo araturuhura. Twumve n'iki adusaba kugira ngo turuhure imitwaro.
umucunguzi wacu, umuremyi wacu, umwami wacu, ashaka kuturuhura. Ariko se we niki adusaba? Murongo wa 29 mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo uravuga ngo mwemere kuba abagaragu banjye. Mana nishimwe, mwemere kuba abagaragu banjye, munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Turafite kwigira kuri Yesu Kristo warivuze ngo ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, kandi ikindi aravuga ngo nimunyigiraho mukaba abagwaneza nkanjye, mukaba aboroheje mu mitima yanyu, ngo nta kindi kizaba uretse ko tuzabona amahoro asendereye mu mitima yacu. Ku murongo wa 30 bavuga ngo kuko kunkorera kutaruhije, ngo n'umutwaro wanjye utaremereye. Imana nishimwe. Yesu Kristo aratubwira ngo tumwigireho. Nitumara kumwigiraho turebe ibyamuranze. Yari umuntu woroheje mu mutima, yewe atuje kandi ari umuntu wicishije bugufi. Araza Imana nzima yambara umubiri w'umuntu atubera icyitegererezo, kandi arongera atubwira ngo ndoroheje mu mutima kandi umutwaro wanjye ntabwo uruhije, yewe ntabwo uremereye. Rero icyo nshaka kukubwira mu buzima bwawe bwa buri munsi, ibyo ukora mu gitondo ujya gusenga, usoma Bible, ujye ubavuga ngo ese bihora ninde wabimbwiye? Mariya ati icyo ababwira cyose mugikora. Imana nishimwe. Mwuka wera nawe turafite gukora icyo atubwiye. Ushobora gutekereza ngo ese Mwuka wera nzabwirwa n'iki icyo ambwira? Turafite Bible, Bibiliya yera, Bible ijambo ry'Imana. Ku basoma Bible, Yesu Kristo ari we ijambo ry'Imana ahinduka umuntu nk'uko byanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana. Yesu Kristo ni we ijambo ry'Imana. Uri gusoma Bible uba uri kumenya Yesu Kristo. Abantu mudakunda gusoma ntabwo mushobora kuzahishurirwa Yesu Kristo. Imana nishimwe. Rero buri munsi ubyutse ujya ku kazi uvuga ngo ibi nkora ninde wabimbwiye? Kandi situation yose uzageramo ukumva birakugoye, uzajye ugenda usome mu byanditswe umenye ngo iyi situation ni iki Yesu Kristo abivugaho. Nta wundi mu ijuru no mu isi twahaweho icyitegererezo uretse Yesu Kristo wenyine. Yesu Kristo wenyine niwe wadufatiye ubugingo buhoraho, niwe wabashije kugera ku budapfa. Abandi bose nta n'umwe gukurikira. Imana nihimbarizwe ibyo yakoze. Rero icyo nabasabira nanjye nisabira bene data nuko twakwishingikiriza kuri Yesu Kristo, we Alpha na Omega, we jambo ry'Imana, we muremyi wa byose, niwe waremye byose, ni Alpha na Omega. Kandi ikindi niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, uko byanditswe, nk'uko yanabyivugiye ngo ntawe ujya kwa data atamujyanye. Rero twikomeze kuri Yesu Kristo, ibindi Yesu Kristo akomeze kudukomeza kandi aduhe inkomezi. Icyo nabifuriza nuko abazumva iki kiganiro bose mbifurije ko twese twazagera mu bwami Yesu Kristo aduteguriye, mu izina rya Yesu Kristo, amen.